nkajya kwahira ubwatsi bw'inka nkatashya inkwi nkavoma nubwo buzima nabayemo mbese nubwo buzima wakuriye bahinga nyine n'abamari nkagerageza nkajya mbafasha akajya birirwa bavuga ngo umuzungu wapfubye iryo jambo iyo barivugaga ryo kuvuga ngo umuzungu wapfubye nahitaga numva muri njyewe niyanze nabonye bwaba bukakaye nk'uko makashaka kabagize namwatse ifoto ya mama nyine kugira ngo murebe uyakande mukecuru yari afite arambwira ati unyoko wawe yari mwiza ngo yakurushaga ubwenge ngo nuko mama wavuka ku bwene gihugu bumwe ukaba uvuka ku bwene gihugu bubiri kuganira bakanyingirana ndarahanze gatatu yakwisodeka mu nzu itabamo abantu uracyamwongera ngasubira mu kazi mama wacu kuko rero aragiye akavuga ngo ntagashoboye kundera numvaga mfite agahinda ahita numva nihebye ngavuga ni se kuki nemeye kuvuka navuga uti yaba nataranavutse ko numvaga muri njyewe byanze kuri no nkuru y'umuntu yuriya mugabo aguteye inda yego watubwiye ngo yari umwarabu mwari mwakundanye yego dukundana aza kuntera inda maze kuntera inda numubwiye ko yaneye inda ahita acaho aranyaga wigaganda kanyicaga nkajya mu rutoki nkajya kurira ubuzima bwawe bwose nuko byari bimeze uko nabayeho ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mbahaye ikaze cyane mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ndi kumwe n'umumama tugiye kuganira yitwa Christelle nguhaye ikaze rero murakoze cyane nishimiye cyane kubana nawe nanjye nishimiye kubana n'abasha kubageraho yego uri mwiza urabizi kuri mwiza murakoze urabizi se urabifata nk'ibisanzwe ufata nk'ibisanzwe kuri cyukira iyo tari murayizi y'icyuki ujye yumva ntabwo se wajya bikubwira turyabimbwira ukavuga kumva n'ibintu biri aho ngaho oya nibyo nanjye rero ndabikubwiye n'abadukurikiye bari buze kuza kubikubwira murakoze nishimiye cyane rero kuganira nawe hari umuntu wampamagaye ambwira inkuru y'ubuzima bwawe ntabwo ari we wampamagaye uwo muntu yambwiraga inkuru y'ubuzima bwawe numva wanyuze mu bintu bitoroshye ariko kandi uracyakomeye Imana ishimwe nibyo rero uyu munsi ugiye kudusangiza inkuru y'ubuzima bwawe Christelle yavukiye hehe ese afite abandi bantu bavukana wavukiye mu kahe karere so wavukiye mu Rwanda wavukiye hanze mpamvu uvuze ngo wavukiye mu Rwanda nuko njyewe nawe ntabwo dusa twese turi abantu turasa inzobe sibyo ukuntu umwana abeshya ukuntu ntuburesha ngo turasa ndabashima yego ibyo bibazo byose nibyo ugiye kubanza kutubwira nyuma tubone kwinjira mu buzima bwawe murakoze cyane yewe nitwa Mpayesu Christelle aba naravukiye mu Rwanda kuva muri umwana mutoya nakuze ntazi mama na papa simuzi ariko nkaba narakuze sinisanga kwa mukecuru n'umusaza babyara mama yego kwa nyogokuru na sogokuru kwa nyogokuru murira aho ngaho nza gukura ndwaye mu matwi natumva neza bigera naho nabashaga kumva nkajya mbasha kwegera umuntu nkarebera ku munwa yego ngeze aho ngaho baza kunangiza ishuri niga natumva bamvuza biranga kubera nta bushobozi bafite bwo kumvuza buhagije ndiga nsa nk'ugenda nyine mboroka gusa yego utazi ibyo ari byo mbona ngeze mu wa kabiri segonderi ngeze mu wa kabiri segonderi nabwo biza kwanga njya mu myuga yego niga ibintu bijyanye na hoteleri ariko niga igihe gitoya ibihembwe bibiri nza no kubona certificat n'amanota yego ariko sinabashije gukora tatangiranye n'abandi neza sinzi mbasha kubyiga neza
biza kurangira amanota ndafata nkora stage bamama akazi bamaye akazi hehe hariya kwa Makuza. yego hano mu mujyi. Yego baza kunza gukora stage bavuga ngo bamayemo akazi birangira twari ari undi mukobwa twabanaga aho ngaho dukorana niwe waranshakiye stage aza kujya ajya kunanya na boss ukwezi kwanjye kugeze mbabwiye ni ndashaka amafaranga barambwira ngo nakazi bamaye kandi barambwiye ngo nkomeze gukora ndavuga ni rero sinshobora guhangana n'abantu ndabiyihorera ndagenda. Yego ubwo rero nyuma yaho nza gusubira kwa mukecuru. ubwo ari waraje kuba i Kigali. Yego nza gusubira kwa mukecuru mwajya mufasha utuntu tw'uturimo. Kwa mukecuru babaga hehe? Hano ku Kamonyi hano za Bishenyanita za Sheri. Wabaga Sheri? Ndahazi. Yego nza kuba ari Sheri nkafasha mukecuru uturimo nkajya kwahira ubwatsi bw'inka nkatashya inkwi nkavoma. nubwo buzima nabayemo mbese nibwo buzima wakuriye. Bahinga nyine n'abamari nkagerageza nkajya mbafasha kubagara ishyimbo. ubwo abantu bakundagamo byagendaga bite? tuvuge nk'abantu bakubonye bakabona uri mu murima wagiye kwahira wagiye gutashya wagiye kugera gute isheri ndahazi. muri umuntu wanjye mfite muri wanjye w'inzobe yahacara abantu umuzungu ubwo naho wowe uri n'umuzungu wa mugani ubwo byagendaga gute? Ngewe hari abantu babibonaga pe bikabatungura kavuga ni muzungu uzi guhinga muzungu wo mu cyaro uyu muzungu bimeze bite ku buryo hari n'abo bambaza hari n'abandi bambazaga ati se wenda nakurusha guhura n'umuntu akakubaza ati se wanjye ntiye nkahamubwira akambaza ati se uzi guhinga ati cyane rwose akavuga ni kare uri wo mu gipangu narakumvuza ikinyarwanda kibarusha ubuzi amagambo yose mu kinyarwanda. Yego ubwo rero najya kwiga abanyeshuri akajya bavuga guva suriya muntu ndamuvugisha gute saza uruhe rurimi bamwe bakaza kunderanja kuncokoza kandi ibyo byose izo nkuru bazivuga ngo bareba ubumva wicecekeye ubwo uterekana umviro byose bamvuga sha bakaza kunderanja bakansa ngo bite bakumva ndabasubiza umuzungu uzi ikinyarwanda nyine bakagira amatsiko bamwe ntaba ndi kugenda bakagira amatsiko yo kwihuta uko ndi kugenda nakwihuta bakihuta nkagira ubwoba bwa bagiye kunyica cyangwa bagiye kunyambura. Hano se baranyambura n'amafaranga mfite byagera finali nkumva baramvugishije bakumva uvuze ikinyarwanda bakajya amatsiko y'ahahandi mba bakaza no kureba ibyo ntabwo byaguteraga igikomere gusa nyine numvaga nyine nihebye kuko numvaga ko nta rurimi nzi nakajya bavuga ngo umuzungu uzi ikinyarwanda umuzungu wapfubye. Yego iryo jambo iyo barivugaga ryo kuvuga ngo umuzungu wapfubye nahitaga numva muri njyewe niyanze. ubwo rero nza kubera icyumvaga muri we wiyanze Christelle? muri make numvaga ko nyine ndi njyenyine numvaga ko ndi njyenyine nkumva mbese niyo nabaga ndi kumwe n'abandi nkumva nyine nkagira ubwoba bwo kujya kuvugisha abandi bakanise ndajya kuvugisha abantu simbazi sindi kwisanzura nkumva nyine ukumva bagufata bari kugufata nkaho mutameze kimwe. Yego umuzungu wapfubye birababaje. Yego nza gusubira kwa mukecuru mukecuru nsanga yararwaye yararembye nsanga abyimbye inda n'amaguru. Yego ariko mbere yaho umusaza yari yarapfuye. sogokuru wawe? Sogokuru. Yego nako nawe yari yarashaje afite nk'imyaka 86. umukecuru ndagenda amurwaza inda yarabyimbye amaguru arabyimba kurya biranga kurya atabashaga no kujya kuri toilette. Yego noneho aza naho avuga ngo akajya yereka umukobwa we ati dore ndarwaye bimeze gutya bamwe bakamubwira ati ni ugusaza
abandi ati nta amibe ntago bikira ntibamujyane kwa muganga. Ndagumya ndamurwaza igihe kiragera mbona yitabye Imana. Mbere yuko yitaba Imana Christelle, yego, urumva mbere wenda ndibaza ko mwaganiraga, urumva niho wakuze wisanga, ese bakubwiye amateka ya mama wawe na papa wawe? Bakubwiye nyine wowe ko byagenze gute? Kuko urumva gusa ukuntu bambwiye yuko mama wanjye nyine yaje gupfa. Yego. Ariko mu gupfa yaragiye kunyereka papa. Ubu yapfuye afite imyaka ingahe? Yapfuye geranyije navuga ko afite nk'imyaka 2. Yego. Yego. Ubwo rero birangira apfuye sinamenya naho aba. Nkamenya naho papa wawe aba. Yego. Nese bakubwiye ko papa wawe bari barabanye, byari byaragenze gute? Yari yaravuye hehe? Bari barahuriye hehe? Akenshi na kenshi ntabwo babasha kunsobanurira, ariko bamwe bajya bambwira yuko yagiye ahura nyine nk'uko wahura n'umuntu mukorana gutyo. Yego. Cyangwa mugakorana gutyo, ko nabashije kumva ko papa we na mama bakoranaga se. Yego, ariko akambwira yuko kugira ngo aze mu Rwanda ngo yaje nyine ngo niba yari umusirikare akaba ngo yari umumenwari. Yego. Yego. Noneho mama wawe akaba yarakoraga ahantu papa we yakoraga muri icyo kigo cy'abasirikare cyangwa simbizi? Yambwiye ko uwo muntu wabimbwiye yambwiye yuko ashobora kuba barahuye bitewe n'ahantu wenda sinzi niba yarajyaga kunywera, ariko numvaga bambwira aho ngaho hagati no hagati. Yego. Naho bashaka kuba baranabonanye igihe kimwe gusa bigahita birangirira aho ngaho. Yego. Ubwo iyo wamenyaga bakubwira nyine ayo mateka y'ababyeyi bawe, umva mama kuzi usanga adahari, iyo babikubwiraga nyine ukeneye kumenya kuri ibyo bintu, ubona bakubwira mugani umuzungu wapfubye ibiki, sinzi nimba hari abandi bana, nta bandi bana mwavukana yasize mwavukanaga? Oya, ntabo. Yego. Nukuvuga ni wowe wenyine. Yego. Ibyo bintu wabifataga gute mu mutima wawe, cyangwa n'uyu munsi ubifata ute? Kuko n'ubundi ntibirarangira. Gusa hari igihe nicarana ngitekerezaho muri ubu buzima nagiye nyuramo, nyine umva birandenze, ariko nkarushaho kwihangana. Yego. Uba mufite amatsiko yo kubona papa? Yego, banifuza kumubona pe. Numva nyine ko mubonye muri make nakumva nubuwe, nakumva nyine nezerewe. Yego. Ugeze kutubwira ngo hari igihe wajyaga wumva nyine ngo ufite ko bakubwira umuzungu ariko ukaba utazi ururimi. Yego. Icyo gikomere cyarakize, ururimi wararumenye cyangwa? Oya, ntabwo narumenye. Zima akantu gake gake cyane. Yego. Yego. Nukubera iki bigutera igikomere ibyo ngibyo? Gusa hari igihe mbasha gusanga abandi nabona nk'abandi bantu bagenzi banjye bakavuga ngo genda umuganiriza ngo cyangwa nawe nubwo azi ururimi wabona ari wa muzungu utazi n'icyongereza, numva agahinda karanyishe. Impori ntabwo biba byoroshye, ariko uracyari mutoya. Ufite nk'imyaka ufite imyaka ingahe? 25. 25. Uracyari mutoya, wakwiga, uracyafite ubuzima bwawe bwose imbere. Humura kandi bizagenda neza. Noneho rero wari utugereye ahantu batubwiraga yuko waje gusubira kwa mukecuru arwaye, hanyuma ukamurwaza, nyuma aza kuza kwitaba Imana. Yego. Amaze kwitaba Imana, ubuzima bwa Christelle bwakomeje gute? Yamaze kwitaba Imana, basha kujyara Gashora. Kuki wagiye Gashora kandi wari uri kwa mukecuru? Wari uri nabaga kwa mukecuru mfite abandi tubana, ariko hari mama wacu habaga, nawe nabo twarashwanaga ku buryo twatekaga ibiryo nawe yari yarahukanye. Yego. Yatekaga ibiryo twese tugasangira abandi, ariko wa wundi watekaga abadahari ari batetse akanga kubirya, akavuga ngo ndamuroga. Ambo. Yego. Rimwe na rimwe aza no gufata umwenda wanjye ntacyo twapfuye arawuca, arawukata n'urwembe. Mubajije bigeze hagati arambwira ati ngo si njyewe. Nyuma icyo gihe mukecuru yari akiriho, ndamubaza nise kuki wafashe umwenda wanjye ukawuca, arabihakana, ariko abandi bambwira ngo niwe wawukase. Byageze nko ku mugoroba
umukecuru aramvugisha sinzi akantu yambwiye ntabwo mwibuka neza. Mu kukamusubiza umugore yahise afata isosi y'ubunyobwa ayimenaho. Ubwo nyine birangira havamo amakindi, ibintu byo gushwana ndabyihorera. Mu rupfu rwa mukecuru mbonye ko tutazashobokana ndavuga ni ubwo ntabwo nahaba. Ni wowe wavuze utereka mwivana cyangwa barakumenesheje avuga ati wenda vanga nta nubwo uri uwaca bakurengeraga wenda baragiye ibintu nk'ibyo? Gusa nabo harimo abadashaka ko mbasha kuhaba nyine batabyishimiye, ariko kuhaba n'ubundi numvaga nataba kuko wa wundi yabaga ahari. Ntabwo twakuzashoboka kuko bamwe bavugaga ntituzicana dutemane. Nese mwahuraga mupfa iki? Ntabwo mbizi. Oya urakizi Christian, urumva mwabaga umuntu mwabana? Njyewe ntabwo mbizi, ahubwo njye nabonaga bizi uko. Nyine umuntu akifata akakwanga tu nta kintu kimwe nta kintu mwavuganyeho? Ni ukuri pe. Nese ko cyavugaga ibyo byo kumuroga? Ntabwo mbizi. Nuko ntabwo mbizi. Nuko rero mpita njya hari agashora ndagenda, niho nabaga n'umwana mbana na wa muntu nakubwiye. Ubwo niho nari nturutse. Niho waje uturutse? Yego. Hanyuma uvuze uti niho nabaga n'umwana. Mu nkuru watubwiye umwana ntabwo yari yigeze azamo. Yego. Umwana we byagenze gute? Waje kuza kubyara gute? Umwana bakwa mukecuru naje gukundana n'umusore. Umusore turakundana, aza no mu rugo kureba iwacu. Ukuza kure no mu rugo dukundana, aza kuntera inda. Maze kuntera inda mubwiye ko yaneye inda, ahita aca haranyaga. Ariko ku ruhande nza kumva bavuga ngo hari undi yateye inda, ngo abari we batatse, ngo abari wajyana. Ubwo rero mbifata uko nguko, ari naho naje guhura n'inuza n'amasiteresi aho ngaho kwa mukecuru njya i Kigali. Cyangwa biri mu bintu byatumaga biri mu byo wapfaga n'uwo mumama wanyu? Ntabwo mbizi. I Kigali, ngeze i Kigali nza no kubana n'undi mama wacu, nangira gushaka gukina utuntu tw'udufilime tw'udukomedi bitewe n'abana bo mu makaritsiye bambwiye ati ngwino tujyemo. Njyamo nyina akantu kamwe ari mu buryo bwo kugira nanjye mbona amata. Barampamagara ngakina, bakajyama wenda 20-30 mu buryo bwo kwifashisha agasabune, amavuta y'umwana cyangwa amata. Ngeze aho ngo akaba hari uwo mumama tutarashwana yazaga kumfasha umwana, akamfasha umwana amukubita agahumbi, nahembwa nanjye ngagira icyo mbamarira. Ngeze aho ngaho aza kwanga ko nkomeza, arambwira ngo niba udakeneye kwicara hano mu rugo ngo uve hano. Ndavuga ni mbabarira basi nkomeze mbabarira. Aranga kuko hano nta kintu nakiniye umuntu umwe, ariko ari igice cya mbere ashaka ko nkomeza. Ndinginga biranga, bitangira mimisha isabune igura 100 yo gufurira umwana. Nyuma haza gusigara hasigamo 20 barayanyohereza. Nyamura utubazo twose ngo isabune n'iki byose. Noneho bigeze aho ngaho mama wacu yumvishe ko mwatsi isabune, arambwira ngo nayihari kandi ayihari. Ndagenda njya kwikopesha kuri botike, barayima. Ngeze arambaza ati se ngo isabune ikuye na mani mvuye kuyikopesha. Arangije ahita ambwira ati nizeye ko uzayishyura wenyine. Nabandi nta kibazo. Ndangije ndayishaka ndayikopesha, baza kunyishyura ndayishyura, ndamesa imyenda ye. Rimwe na rimwe nkajya mbyuka nyine nkakora imirimo yanjye isanzwe aho ngaho mu rugo. Hari n'abo bavuga ngo umwana amiye hasi. Umwana wawe? Yego. Kavuga ngo njye wazanye umwanda kubera umwana. Ngeze aho ngaho
akabyakira uburyo umwana amufataga yavuga ngo asohotse hanze rimwe na rimwe hajemo ikintu cy'uko yajya hanze baba bagiye kujya mu byuma bimwe basudira akaba yavuga ati umwana nabona ikibazo birakureba kandi yicaye hanze ndi mu mirimo hari n'ubwo umuntu namufataga nkamuzirika gutya mu bisasika mu ntebe gutya y'imisego yewe mbashe gukora ngeze aho ngaho birarangira ibyo ndabyihorera njya naho kubikira umwana ibiryo nsanga amenyemo amazi amata y'umwana aguraga ngasanga nimba yasigaje n'umwana yaza kunywa nimugura ngasanga bayanyweye hari abantu bakuru biga mu wa 3 segonderi no mu wa 4 gusakuza kwa nyina navuga ntibanyumve ndabyakira gutyo nanjye kuko twafatanyaga na gukuraga igikoma n'isukari igeze mbona nanjye ntacyo bamfasha ajya nemera ngiye nkavuga ati nubwo nonsa nzagiye nemera bimuhare wenda ngiye nishwe n'inzara yego uko byagenze nyuma yaho nza gusubira kwa mukecuru ndagenda reka ngiye kumureba ko yari atarapfa maze iminsi 3 atamya ngo uzaze twene tugaturana iseseme wa mama wanyu yego ndamubwira nti nta kibazo nzaza mbyikemurire ibwo nagiye ndayifata kwa mukecuru usubira kwa mukecuru ubwo mukecuru yabyakiraga ate gusa nyine we yumvaga yuko wenda ari mbiri mu makosa bakajya bamubwira ninjye wananiranye ariko mu kubimusobanurira ntibabashe kubyumva kuko impamvu atabyumvaga hari ikibazo naje kumva yuko hari igihe yigeze kumbwira namwatse ifoto ya mama nyine kugira ngo murebe uyakande mukecuru yari afite yego arambwira ati akiza nta kiganiro twaganiriye arambwira ati sha unyoko wawe yari mwiza ngo yakurushaga ubwenge namubwira nti se ko nazi gusobanukira ikinyarwanda umbwiye bisobanuye ngo iki arambwira ati rero ngo nuko mama wavuka ku bwenegihugu bumwe ukaba uvuka ku bwenegihugu bubiri mpita mvuga ku mutima ati se ndikurengana yuko nari mu muryango wabo yego nyine birangira uko ndiyakira ni ukuvuga buri muntu wese mu muryango yakubwiraga ikintu n'ubundi kigomba kugukomeretsa mu mutima yego noneho maze kubyara umwana niko bamwe bagiye banyurira yego ngo ngo twakugiriye inama ngo ubwo se umugabo yo mu bana akakucisha inzara ngo byari kugenda gute mpita mvuga ni se ubu ku isi hose iki kibazo muye nacyo ninjye wa mbere kibayeho biranyobera ndabyakira bibamo gutyo yego rimwe na rimwe nazajya mbona udufaranga nkita ku mwana wanjye nabibura gutyo ariko mukecuru nawe akibara igihe yafashaga gake nyine ukabona nta kibazo nawe arangeragereza ariko abo abavukana mama wawe wapi aho kugira ngo bagufashe bakwiteho nk'abantu wabonaga mbese impamvu babikora batagukunze batagukwereka urwo rukundo ni ukubera ko bavuga ko mutari abantu bamwe yego birababaje impori birakuze komera kandi ni ukuri ntabwo ariko byakagombye mu miryango yacu ntabwo twakagombye kubangamirana kubera ko tudahuje komera Christelle sibyo yego humura kandi ni ukuri bizagenda neza none se papa w'umwana ni umunyarwanda hoya ni umwarabu yari yaraje mu rugo se aje kuvuga yuko nyine ari umuntu ushaka urukundo rwanyu byagenze byari ubundi yakoraga hafi yo mu rugo yego biba ngombwa ko ashaka kuza kureba mu rugo biba ngombwa ko ashaka kuza mu rugo araza akihagera ko nabaga handi kwa mama wacu i Kigali ariwe nawe ufite umwana ngeze mu rugo kwa mukecuru barambwira ngo baramubwiye ngo nabaye indaya ngenda nayikuyemo uwo mugabo yego
ndavuga ni ngiye mu buzima ibi bintu sinabishobora, n'umwana arahari sinanabikora kuko kenshi na kenshi ntwite barambwiraga ngo inda ye nyivanemo. Ndababwira ni ntabwo bishoboka. Ntekereza rwa rukundo mama yambyaye ntiyankuramo ngo anyice. Ndavuga umwana agomba kubaho, ndavuga uko biri kose azabaho, ngerageze kubaho nawe abeho, kandi uko nakuze niko nawe agomba gukura. Yego. Rimwe namwe akajya banambwira kwa mama wacu ngo ubu se koko ko mbona wamubyaye, ngo se w'umwana muravugana na mbwana hoya, ati se ko mbona kwiga muri iki gihe bigoye uzabasha kumurera gute, ngo urabona uzamwishobora wenyine. Barabwira ni njyewe uko nakuze niko ngomba kubaho, nawe niko agomba gukura. ngo ukereka ngo nawe nagira amahirwe akabona ngo abamufasha. Yego, niko babirwa babambwira. Irangira uko ndabibona. Ubwo babaga bashaka kuvuga abamufasha, bashaka kuvuga ko wowe babonye abantu bagufasha, ko ariyo mpamvu bakuze. Yego. Wowe se nibande bagufashije Christelle? Ni kwa mukecuru, hari n'ahandi bigize kumfasha, umwana arwaye amatwi, mbana n'umundi mukecuru wari ufite abuzukuru, kubera natumvaga bakajya bageraho ngo niba ari uko tutasaga simbizi, ira naho bakajya bajya kuneranya bakankubita nabizi ntazi ibyo nzira. Twaba turyamye nijoro bagafata ibicupa bakabinkubita. Yego. Kuko umukecuru yarambwiraga ati uzajya umbwira ikibazo ufite. Nabimubwira ahubwo akajya kubibabwira akarushaho kunkorera ibibi. Uwo mukecuru kandi? Yego. Ayiwe. Nza no kuhava bitewe n'uko nari mbonye certificate, mvuga ni mbonye akazi. Yego. Akazi ndagakora, nsanga akaziranywe na wa mwuzukuru we, akajya ajya kubaneranyaho. Baza nanone kunyambura ko nabwo naratahaga, natakare ngasanga bari mu nzu bari kuganira bakanyingirana. Ndara hanze gatatu. Ayiwe. Naraye hanze gatatu, imbere yaramubita nta mupira mfite. Yakwisodeka mu nzu itabamo abantu. Buracya mwongera ngasubira mu kazi. ngeraho baza kuvuga ngo nzagende abacira mama wacu kuko rero aragiye akavuga ngo nagashoboye kundera. Yego. Bamucira umugani ngo manika agati, umugani muzine umanika agati wicaye bajya kukamanura uka. Yego. Ariko mbere naragenda nabwo baje kumpa ibiryo bike cyane. Yego. Bamwe ngicira ngo ibyo biryo bimare, ngo nutabimara ubimene. Kandi hari abana batoya. Ndibaza nise gucyambwiye ngo ndye ibiryo bimare kandi hari abandi atarasanzwe ngo dusangire. Yego. Narabifashe mekenya amenyo gusa. Ndabanda bihaza. Njya kubimena. Utigeze ubitamira? Yego. Bukeye mu gitondo babuzukwe barazarambwira ati ngo kuki bagwaye ibiryo ukabyanga. Ndavuga ni numvaga amazi. Ngo bagira ngo bakugenzure barebe uko utekereza. Ndabihorera nyine. Nuko byagenze. Ngo bagira ngo bakugenzure uko utekereza, usora kubipimira mu biryo gute? Nuko ko hari n'igihe nigize kujya kwiga. Ndangije mu gihe bandi barababwira ngo nibandike ibikoresho by'ishuri. Njye nibabimbwira ko nabwo nibere mu kazi. Baraza baramamagara ati se wanditse ibikoresho by'ishuri ntabwo mwabimbwiye. Ngo ngukeneye ibihe, ndabeka ngende nshaka agapapuro mbyandike mbikuzanire. None aranje tambwira ngo ngo ariko nguzi gutekereza nk'umupfu. Ayiwe. Ngo ari njyewe ngo niyo wabimbaza mu nzozi ngo nahita nkubwira nyine byose. Kandi akaranyitsa ndagenda niherera ahantu ngiye nyine ndarira.
maze kurira aribwo nahise ndekera ndavuga nti batambona ko ndi kurira. Yego. Urakomera urongera uragenda, urabimwandikira urabimuhereza? Ntabwo naje kubimwandikira, ahubwo ukuntu byaje kugenda barakeye tuvuga ngo tugiye kujya ku ishuri kuko bari babiguze nyine bamaye ibyo babonye. Ndavuga ngiye kujya kureba ibikoresho ngo bamaye bagiye kunzanira. Ngeze mu rugo barambeshya ngo natwaye amafaranga 2,000. Ngo wayatwaye? Yego. Ndagenda barankubise bankubitana ikutasi ku makaro, banjyana ahantu mu bapolisi ngo nuko namaze gufata irangamuntu kuko baranze kumbarura. Yego. Undi mu mama araza arafasha ati ngwino ngiye kukuvuganira baguha indangamuntu. Ndagenda ngeze aho ngaho baravuga ngo barambaza ati so mukecuru umukundira iki? Namwana ngiye uko mukunda niko namwe mbakunda, bafata nk'uko namwe mbafata. Ubwo rero umutonto nawe ari umupolisi waho ngaho ahita afata aranjyana bamabike ngo nandike. Sinzi ibyo bambwira ngo nandike uko kubera gana mfite kenshi bike ikagwa hasi. Banjyana ahandi, binjyanye ahandi ndagenda ndicara aho ngaho bambaza ibibazo mbasona uko nabagaho. Bamwe ngenda nicare muri ndicara ndasinzira. Ngeze aho ngaho mbona baje kuntwara mu modoka. Umuwogo araza arambwira kuko namfitaga namwani rero ibintu uri gukora Imana izabikubaza. Akajya duka ngo zibaho guceceka. Ndaceceka nyine birangira uko. Uwari mama wanyu? Aho ngaho handi aho ngaho handi bari baragiye? Bari baranjyanye. Abandi bari barakujyanye? Ni ukuvuga mu myaka ya 25 umaze kuba ahantu henshi mu ngo nyinshi zitandukanye, nta na rumwe wigeze uboneramo niko navuga ubwo munezero? Yego. Nisiba ukurikije mu myaka 25 umuntu yamaze kugira hejuru bamaze gukuraho, ubona mu by'ukuri ari kiye kintu bakuzizaga cyangwa bakuziza? Gusa muri make ntabwo mbizi, sinamenya ngo ni ibi sinamenya ngo ni ibi, byaranyobeye. Iyo barimo bakurenganya nkuko babakubwira se ayo magambo ku buryo bandi uri buze kugira ibyo nzi ni biriya bambwiye mukecuru. Ibihe harya? Ibyo nibuka ni biriya bambwiye byuko bambwiye ngo ni ukuvuga ku bwene gihugu bubiri. Yego. Ngo kandi mama akavuka ku bwene gihugu bumwe. Nibyo unatekereza ko abantu bose baba bakuziza? Yego. Komera Christelle, nuwakureba no muri aka kanya turimo tuganira bigaragara ko umutima wawe harimo agahinda kenshi, bigaragara ko ufite agahinda kenshi mu mutima nyine ku buryo ibintu byose ngira ngo byagiye bikubaho kuva wamenya ubwenge, ari ibintu byinshi cyane byagiye bikubabaza wenda udafite naho uri buze kuza kubivugira. Yego. Niko byagenze? Niko byagenze. Imyaka yose wabayeho ubabaye? Yego. Iyo ubabaye nturakarira ababyeyi bawe nubwo utabazi? Gusa nyine mba numva nyine narabababariye kuko nta kundi nabigenza. Mbere warabarakariraga? Numvaga mfite agahinda ata numva nihebye. Yego. Ngavuga ni se kuki nemeye kuvuka. Ndavuga uti yaba nataranavutse. Yego. Uyu munsi Christelle abayeho gute? Watubwiye yuko uri ku mumama, hari umumama mbwiye ukucubikiye Gashora, ari naho wavuye uyu munsi. Yego. Uyu munsi ubayeho ute? Uwo mama we wamukuye hehe? Urumva aruvuye Bishenyi kugira ngo itumenye umuntu wa Gashora, byo byagenze gute? Twaje kumenyana. Mwamenyaniye hehe? Twaje kumenyana ariko twamenyanye mba hari iwacu. Yego. Bambwira ko baba hariya.
ubwo ndahaba bagateka nkarya umwana nabo bakamugabura. nyine mwamenyaniye he? Isheri Twamenyaniye mu nzira gutya. urimo uragenda hanyuma se ubu mubwiye ubuzima bwawe byagenze gute? Namubwiye ubuzima bwanjye kuko numvaga muri njyewe byanze. Icyo gihe byari byanze. Icyo gihe byari byagenze gute Christelle? Hari ukuntu numvaga nyine muri make hari ikintu kiri ku mutima kindi. Ndavuga neka. Icyo gihe byari byakurenze ko twari turi kuganira nyine ambaza nubahe nanjye ngamusubiza. Kugira ngo nyine uvuge uti none mfashe umwanzuro rero wo kujya kuri mama wibereye Gashora njye mve mu rugo iwacu ku Kamonyi, nyine hari habaye ikintu byose hari ikintu gikomeye ko mukecuru yari amaze kwitaba Imana. Mbona kuba hari bitari bukunde kubera n'uwo twari kugumana kubana mbona tutazashobokana. wowe ubwawe uravuga uti reka nigendere. Yego. Hanyuma rero uwo mama nyine uyu munsi ubuzima bwa Christelle bumeze gute? Icyerekezo kirabwo urumva mukecuru yarapfuye, ababyeyi bo ntabwo mama yarapfuye, papa urumva we ntimuranahura, nta nubwo wenda mbizi bishoka ko muzishobora no kuzahura. Mana yanjye ubu nyine uwo muntu muri kumwe ntabwo ari muri famiye yawe, abo muri famiye yawe urumva mwarananiranywe, navuga yuko ari nkaho bana warahavuye nyine kubera uko kutumvikana. Yego. Ubu uyu munsi nyine icyerekezo cy'ubuzima bwawe ni ikihe? Ubaye hute, umwana abona amatate, mbese ibintu byose bigenda gute? Kuko umwana we nabonye akiri mutoya, ufite akana keza kubi. Ubundi ko bimeze hariya mbasha kubona amata nyine yagiye bayama iyo yabonetse, kurya nyine tukagira ibyo tubonye. Yego. Wowe nanjye ndya ibyo mbonye, sibyo ko nyine biba bituzuye neza intungamubiri, ariko mbyakira uko biri. Uko biri by'ubuzahuri ufite amahoro. Yego. Mbasha gutekana nta stress. Yego. Nta muntu uri buze kuza kurara gutuka, ntaki. Kuki wifuje gutanga ubu buhamya? Kuki wifuje gutanga kuvuga ku buzima bwawe? Gusa kandi utubwize ukuri bya nyabyo. Nari igihe nigize kumva nyine babivuga bamwe baganira, ndavuga ni nanjye wama nzavuga ubuhamya. Ariko nahoraga mbyifuza. Ubyifuza ukumva urashaka kuvuga ibintu biri mu mutima wawe byiganiramo, kugira ngo byibuze bigusohokemo bigere n'ahandi hantu. Yego. Ubusura bivuze Christelle, urumva hari ikintu, urumva byibuze hari uvuze kimwe cya kangahe kibiri mu mutima wawe muri ibyo bintu byari gutega agahinda. Yego. Bishuje no kumva duhutse. Yego. Harya wize hoteleri. Yego. Ufite na certificate, ariko uyu munsi nta kazi ufite. Yego. Ntabwo ushaka ko abantu bafite amahoteli baguha akazi? Ndabishaka, ariko ikibazo kimwe kirahari. Kutamenya ururimi. Ako bigutera agahinda cyane. Wagendana rwo ukarwiga, sibyo? Yego. Wumva se hari akandi kazi washobora gukora? Ntagashobora. Akazi ko gukora byo ntagashobora. Ariko kubera mbona kubera ko mbitekereza, mbona ngubu ko mba nashoboye kuba najya aho ngaho, bitewe bisaba indimi. Cyeka afite nk'ubushobozi nkavuga ngiye gukora iki. Yego. Amenya ngo ninjye cyikoreye. Mbese ushaka kwikorera wowe ku giti cyawe. Yego. Akana kariko kusumva wagakora. Yego. Ngaho gira ikintu usaba abantu badukurikiye muri aka kanya, gira ikintu babwira,
hari abantu benshi cyane, ntabwo ari njyewe njyenyine twicaranye ahangaha, hari abantu benshi bazumva ubuhamya bwawe, hari abantu benshi bazumva urugendo rw'ubuzima bwawe wanyuzemo. Christelle ntekereza yuko bumva ntabwo yagiye abidutondekanyiriza neza ku murongo uko biri. Akenshi hari igihe ibintu byakubayeho ari byinshi mu buzima nyine udashobora no kubasha kumenya aho uri bubitondekanyirize ngo wibuke ngo ibi byagiye biba iki gihe byakurikiranye gutya na gutya. Ntabwo ari impano ya buri muntu wese, mu bushobozi bwe ni uko nguko yarashoboye kubasha kubitubwira. Abantu badukurikiye muri aka kanya, ni ikihe kintu wabasaba mu by'ukuri? Ikintu nabasaba, ndumva mwamfasha nanjye nkabasha kumva muri njyewe nibashije kwishima, ndetse nkaba nanjye nabasha kwiteza imbere nk'abandi. Gusa bibaye byiza, icyifuzo nifuza kikaba cyiza, muri njyewe nashima Imana kandi nanjye nashima mwebwe mwamfashije. Yego. Murakoze. None se Christelle, reka ngaruke inyuma gatoya kuri no nkuru y'umuntu yuriya mugabo aguteye inda. Yego. Watubwiye ngo yari umwarabu. Mwari mwakundanye? Yego. Mwari mwakundanye? Barakundanaga. Mwamaranye igihe kingana gute? Tumaranye ntabwo ari nk'amezi 2. Nk'amezi 2. Muhitamo none se mwe gupanga ubukwe kugira ngo mugere naho yari arimo aravuga ko agomba kunjyana iwabo, kanyereka iwabo. Yego. Yaranaje no mu rugo kwa mukecuru? Yego. Hanyuma birangira agiye ko yamaze kumva ko ntwite. Waramuhamagaye se urabimubwira? Ese mwavuganaga mu ruhe rurimi? Yaza Akanyarwanda gake. Yaza Akanyarwanda gakeya. Ibyo numva nyine kansobanurira. Ubwo rero arangije yamaze kumva ko ntwite atagenda. Wari umaze kubimubwira? Yego. Akubwira ngo iki? Nese ambwira ni yabanje kumwana inyikuremo, namwana ntabwo bishoboka. Beza nkambwira ni yazagufasha, ariko kugeza n'izi saha nta makuru yedisi, kuko nimero yakoreshaga ntabwo ari yakoresha, yarayihinduye. Nta nubwo ubizi, ashobora kuba ari nta wenda utabizi. Ntabwo mbiza ko ashobora kuba ari iwabo. Yego. Icyo kintu kimara kukubaho warumva ari mu buzima bw'uburushyi n'ubundi, noneho uhise wongeraho no gutwita kandi uri wenyine, n'ubundi uri muri ubwo buzima bugoranye. Ubuzima bwawe bwese bugenda gute? Byose bigenda gute wowe muri wowe? Nese nangira nyine kwiheba, ndavuga ni biragenda gute noneho. Kubigaragara kanyicaga nkajya mu rutoki, nkajya kurira. Namara kurira nkaba nasenga ubundi nkongera nkisubira hahandi, ariko namenye ko narize mu rugo. Ubuzima bwawe bwose nuko byari bimeze muri ayo mezi? Yego. Uko nabayeho. Yego. Christelle, ukimara kumenya, wari umaze kudusobanurira ukuntu nyine wagendaga ukajya mu rutoki ukarira, hanyuma ukihanagura, ugasenga, hanyuma ukazamuka ukongera ugasubira mu rugo. Ibyo ataribuze no kuza kumenya yuko warize. Ubwo ngo ndibaza ari cyagiye ukimara kubimubwira nyine akadakakiri gato, wenda n'abandi bantu bataranakabona. Yego. Abantu no bamaze kuyibona, wari uri muri bwa buzima bugoye, uri kumwe n'abantu na famiye itakwishimiye, iguciraho iteka, igira gute, ubwo buzima bwawe nabo bwari ubuzima bwari bumeze gute? Bwari ubuzima bugoye, ku buryo nanjye ubwanjye narebaga ubuzima ndimo nubwo nari narahuye nabwo mbere yaho. Yego. Numva burushijeho nyine, numva ni nk'ikintu nyine bashyize ku mutwe, ni nk'ikibuye kiremereye cyane bakwisa ku mutwe wawe. Ngerageza nyine kwihangana, abantu bakajya babimenya bamwe na bamwe. Yego. Numva isoni ziranyishe, ariko kuko inda yanjye ntabwo yabashaga kugaragara cyane, bagira ngo ni inda yanjye isanzwe. Yego. Bamwe bakaza akambwira niyambaye nk'agashati, ati se ko numvishije utwite nkambona udatwite, kandi numvaga bavuga ngo ugiye kubyara. Yego. Hano abo bantu barabeshya. Yo. Yego.
nzara ari nabwo nahisemo avange Kigali. Wahavuye wagiye Kigali, waje kubyara uri Kigali? Yego. Sinyogoko nagezeyo tanga baranandoze. Ayowe. Tanga barandoze ariko biba ngombwa ko nyine bamvura. Urakira? Yego, twese twatugiye gupfa njye n'umwana. Yego. Umwana nyine birangira mubyaye barambaga, mbyara bambaze. Ariko mu kubagwa nkaba nta igihe cyo kubyara cyararenze. Kimaze kurenga ubwo ndavuga ni reka njye kureba kwinyuza mu cyuma ndebe ikibazo. Cyanga nyigera aho ngaho birangira numva nyine ibisebiza ariko byanze kuko nananyweye umuti. Birangira bambaze umwana aravuka. Yego. Ufite agakobwa keza cyane. Muri abo ba mama wanyu, abo bantu bo muri famiye bandi mwabanaga bakimara kumenya yuko none utwite, urumva baguteshaga umutwe uri wenyine. None bakimara kumenya ko utwite ubwo wabyifashe mute? So babwiye mwarabimenyeye? Nabanje kubibwira mukecuru. Yego. Nyogokuru ko ariho twabanaga niho nabiganirije. Ubwo nabibwira abakobwa be. Mu kubibwira abakobwa be nyine ubona nyine hari impinduka ibaye. Yego. Byitwaramo gutyo rimwe n'imwe nkajya nshwana na bamwe. Impinduka yaje imeze ite? Nziza cyangwa mbi? Mbi. Gushwana nabo aribwo agahinda kancaga nkajya kwiherera. Ariko namenye ngo niherereye bakabona nta kibazo mfite. Ubwo rero ku buryo navugaga nabakaga nk'akantu bakavuga ngo nta kintu bamfasha. Nyuma yaho ukuntu biza kugenda gutyo ndagenda mpita njya i Kigali. Ndagenda niroha ku muntu nyine wundi w'umugabo. Ukuntu byanyubeye nkavuga ndajya he. Ndavuga nambere umuntu mwiza. Mwari muziranye se? Yego. Mwarakundanaga? Nyine twari tuziranye. Yego. Ndavuga nambere umuntu mwiza tuzagumana. Nanjye zangaho nawe wanjyanye wabara avuga ngo ndaye niye ndayatariye kandi bamfasha. Yego. Ari nabwo banduza akaba aribo bandoga bampa umuti. Turabanye ariko ntabwo twamaranye ukwezi. Nta n'umwaka twamaranye. Mwamaranye igihe kingana iki? Ntabwo twamaranye umwaka kuko navuga ko wenda twatandukanye mu kwa 10 twabanye mu kwa 6. Yego. Mwamaranye amezi nka 6. Ndangije baramfata nyine nabo bandwaje kwa muganga aho ngaho mu miryango ntacyo bamfashije. Ikintu meruka nuko mu cyiciro hejuru 13 gusa. Muri ubwo buryo nibwo nabayemo ngeze aho ngaho nabwo turashwana. Ubona afite imyitwarire itari myiza uwo mugabo. Yego. Kajya fatira ibintu by'umwana byo kwa muganga akabijyanira mu yanjye akayijyana. Kuko nyine mbere twararyaga nta kibazo nyuma za kujya mu bindi. Ajya no kuguza banke amafaranga yajyana mu by'abarezi. Nta kintu kimwe gihari nta kimwana inzara ikajya imukubita. Yagera nka saa 6 z'ijoro akarembura amaso nkajya bamuroze. Neza ngaho mitamvuga ni reka ngiye kwa mama wacu byo kujyayo. Yego. Ari nabwo bankora ibyo ngibyo byo kumima ibintu nk'ibyo. Yego. Mbese no kuvuga umuryango ukimara kumenya yuko watwise nayo ntabwo yakwakiriye. Ntabwo yagukunze nkuko wakagombye. Ari nabyo byagutera ako gahinda nyine ko kujya kwiherera ahantu ha wenyine nyine ukarira ukaza kuzamuka byarangiye. Tuvuge yuko nko muri aka kanya. Yego. Uriya mugabo waguteye inda wenda abonye nk'ikiganiro watubwiye kwaza akanyarwanda gato ibyo byose arakuzi. Akakubona akabona kino kiganiro akabona ukuntu nyine usigaye ufite wabaye wihebye wabaye indushyi. Yego. Yego. Nibaza ko nubwo n'abantu bajya bikubwa ati umuzungu w'indushyi kwa ko abantu benshi babazi ko abazungu bafite amafaranga. Yego. Bijya bibaho bajya bikubwira? Bajya bikubwira? Bajya bimbwira bakavuga ni amafaranga. Ura nakana ati wama amafaranga. Bamwe bakavuga kwivugisha n'icyongereza. Bikanyobera. Bagahita bakubwira bati uyu muzungu nta kigenda.
yego birababaje humura. Tuvuge ko muri aka kanya uwo muntu arimo kureba. yego komera bambe wumva mu by'ukuri nk'icyo kintu wumva wamubwira uramutse umubonye yaguteye inda amaze kumenya ko watwise aragutaye arigendeye umwana aravutse umwana urimo uramuruhana wenyine kubera ko gusa mbese uwo muntu tuvuge ko muri aka kanya ni nk'ubuye butumwa ni cyo kintu wumva uramutse ugize amahirwe yo kumubona mukicarana ukavuga uti iki kintu numva aricyo kintu nakamubwiye. igihe ikintu nakamubwiye nuko namubwira yuko inda ye natayikuyemo ahubwo inda ye nayibyaye kandi umwana arahari kandi ageze no mu myaka 2. yego nicyo ngicyo wamubwira kandi okay sa nkaho uri kubimubwira apana njyewe sinjye uriya mugabo tuvuga ko arimo hariya arimo arakureba kandi akeneye kumva amarangamutima y'umugore yateye inda hanyuma akamuta. Ni cyo kintu mu by'ukuri wamubwira uvugishije ukuri ubu mwe wahita umubwira ngo inda yawe narayibyaye kandi umwana agize imyaka 2. oya eba bese ari ikintu kiri ku mutima wawe gusa ntabwo wamurakariye gusa ntabwo byabura ntabwo byabura kuko nyine biragoye buryo umuntu yagohemukiye nawe urushaho bawumva nyine ku mutima utamwishyuye wumva nyine utamubwira ngo ngwino na hano. yego ariko biramutse aje wenda muricaranye akaza gusa nyine nagira mubwira yuko inkuru yumvisha atarizo bamubwiye izindi nkuru izo kuyikuramo bavuze ko umwana nigeze mubyara. harimo abantu babimubwiye. yego bakoranaga aho hafi y'aho nabaga. ambo none se biye yakurebaga ntabwo yabonaga yuko utwite? yarabibonaga ariko nyuma yaho ko nahise njya i Kigali yuko bahise bamubwira yuko umwana inda wivanyemo. mbese ikintu cyonyine wamubwira no kumubwira yuko umwana we ariho. yego kandi n'ubu ngubu ndacyamurera. yego umugabo aracyamukunda se? gusa sinzi ariko gusa nyine twagiranye ibihe byiza pe naramukundaga ariko nk'ubu ngubu sinzi nshobora kuba wenda namukunda ariko we watagukunda. yego wowe niwe ndi kubaza. njye ndamukunda nta kibazo. wowe n'ubundi uracyamukunda? ayewe impore bambe wenda reka twizere yuko ashaka kuzabona ikiganiro akaza kubona ukuntu afite agakobwa keza akabibona ukuntu mbese ukuntu wabaye mama mwiza w'intwari ukabasha kumurerera umwana ukamutwitana muri urwo rugendo rutoroshye kandi uyu munsi nuko ukaba umufite. yego nabwo ntibyoroshye ubuzima urimo ntabwo bworoshye urumva uri w'abandi uri mu rugo rw'abandi abantu mudafite icyo mufana nawe wenda ejo n'ejo bundi ntabwo ushobora kumenya uko bizagenda wenda ni abantu beza Imana inabaha umugisha ariko uri mukuru urumva ufite umwana ni gake cyane umuntu yishimira kurera umuntu mukuru kandi nawe noneho ufite n'undi ari marera akenshi biragora. yego ababyeyi babigeze kutubwira ko bababariye. yego byagenze gute kugira ngo wumve ugize umutima w'impuhwe? kuko kubabarira naje kumva ko n'ubu ningumye kubarakarira ntacyo naba nkoze. yego navuga ni nabo hari igihe baba batari bo ndavuga ni n'ubundi Imana yaravuze uti tujye tubabarirana abana nabababariye. ubu nka papa mubonye amubwira iki? papa mubonye nakumva nishimye muri njye gusa nabanza nkagira agahinda ariko nkumva ndishimye nkumva ko nanjye mfite umuntu. yego kuko nabo bigeze kumbwira ngo yitwaga David Christophe. niko bambwiye. ngo niko yitwaga? yego hari igihe naje kugerageza kumushakisha nyine njya kurihaguruka ko nafite umumama wa mumama wanshakiranga muntu. yego aza kumbwira ngo nyine ashaka kumfasha tujya kurihaguruka baratubwira ngo 30 niyo baduca ngo kugira ngo bambikore turayabura turabyihorera
avuga ngo agiye komeza yiruke kuri icyo kibazo cyanjye. Uko nigaga segonderi niga interina hahandi mu wa kabiri, ngarutse nsanga yarapfuye. Wa mama? Yego. Agafoto yari afite ke ndakabura. Ka papa wawe? Yego. Yego. Uramerekezo nanjye ngumya kwirwanaho njya kuri interneti. Ndavuga ndajya kuri interneti ko mbona ari abantu benshi bitiranwa n'andi minsi ndabireka. Njya kuri immigration kuri immigration y'Ubufaransa. Barambaza ibibazo byinshi igihe yaziye iki biranyobera cyakoraga bitabyaga kansiki nagenda byihorera. Yego. Wari wagerageje nyabusa gushakisha? Uramutse umubonye wakumva? Njye nakumva mfite umunezero. Yego. Sinzi uko nabivuga, niba nahaguruka nkabyina niba nagira ne, ariko icyambere nakora nashima Imana. Wumva mama yarabaye intwari? Mama nawe sinamurenganya. Yaragerageje. Yego. Yego. Kuko yaba ari ubundi ashaka nawe kuyikuramo. Yego. Ushaka usanga n'izo nama barazimugiriye. Yego. Ariko ugasanga nyine yabaye intwari kubera ko nubwo yabaye intwari ntanyice nankuremo uko abandi bikora, yashije gutekereza ku mwana wanjye. Yego. Yego. Mbasha kumva yuko n'ubundi uko nakuze nagomba kubaho. Yego. 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 Mba ndiyakiriye. Mbese imbaraga nyinshi wazivanye kuri mama? Yego. Nubwo atahabaye ngo abikubwire ariko urabizi ko ari wowe wazivanye. Yego. Mana we, ubuse koko biragoye nyine kuba urumva ntabwo uzi igihe papa yaziye mu Rwanda, ntabwo uzi uretse ayo mazina bakubwiye n'umumenwari. Yego. Mbese umuntu ntashobora kumenya mu by'ukuri nimba ari umuntu wumva wenda ari ubundi buryo bubaho bwo kuba umuntu ashobora gushakisha umuntu atazi. Mbese byagenze gutya nk'aya mateka ya Christella azadufasha pitubwire wenda inzira umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo wenda umuntu ashobora kuba yahura n'undi, kuko birashoboka pe. Ubu ushobora kujya kubona ukabona rwose murahuye murabonanye. Nakwishima disi ko waba ugize Imana ukabona umubyeyi wawe. Kuba umuntu ari imfubyi n'ubuzima bumeze wabonye bwakubera ubuzima bumeze gutya. None wabonye bwaba bukakaye nk'uko makashaka kabagize. Niko bwakubereye? Bwaranshaririye. Bwaragushaririye. Christelle, reka nkureke no komeza kubaza ibibazo byinshi. Birumvikana ni ukuri wanyuze mu bintu bibi, wanyuze mu bintu bikomeye kandi uri umwana. Nibaza ko no kubyara wabyaye uri umwana, ubwo ufite imyaka 23 ngira ngo. Cyane 22 gutyo. Yego. Urumva wanyuze mu buzima bugoye ubwaye ku giti cyawe, hazamo iby'umwana. Wenda ku muntu wawe atekerezaga yuko yari yagukunze, umugabo naho baragutaye arigendeye. Urumva nyine nakanga. Ni ibintu bikomeye cyane no kuri ku muntu umwe ihangane. Yego. Sinzi nimba wumva hari ikindi kintu kiri ku mutima wawe ufuzaga kutubwira ariko wenda utatubwiye, yaba ari njyewe yaba ari n'abantu badukurikiye muri aka kanya. Yego. Njyewe kintu nababwira, nishimiye kuba nabashiye kuba mwabashiye kunganiriza. Yego. Kandi nkaba nishimiye kuba n'abadukurikiye babashiye kumva iki kiganiro turimo. Ndumva byabashiye kumbohora ku mutima. Yego. Ndumva byashaka kuguhora ku mutima. Yego. Yego. Komera cyane Christelle. Yego. Komera. Iyo ubonye abandi bazungu nicyo kibazo cyanyuma none ngiye kukubaza. Iyo ubonye abandi bantu mu bundi wowe uri mu metisi. Iyo ubonye abandi bantu nyine musa bo batarimo no kwashenda kuvuga ikinyarwanda, batara bakene nkuko bakwita, batarindushye nkuko bakuvuga, wowe iyo babonye
uba wumva ari wo mwakagombye nyine wowe babonye wumva bimeze gute? njye mba numva nakwegera nabo nkaganira nabo ariko bikanga bikananira kubera ururimi. yego impore humura bizagenda neza. Yego uracyari mutoya kandi ubwo ufite ubushake byose birashoboka. Ushaka kubona nahangawe ukuye umugira neza uri uze kuza kukurihira ishuri ryo kujya kwiga indimi kandi birashoboka rwose. Ari Igifaransa n'Icyongereza ushaka kwiga iki? Icyongereza. Okay. Noye ntawamenya ushaka kumubonaho umuntu ugufasha kugira ngo ujye kwiga mbese n'ibindi no mu bundi buzima. Nta muntu waremewe kubaho ababaye ubuzima bwe bwose. Yego warababaye ariko byibuze hari igihe ujya kumva urishimye muri wowe. hari igihe nishima bitewe nyine nuko mbonye akantu cyangwa nkaramuka nishimye numenye uko bigenze. nkaba nahaguruka nkabyina bikanezeza. nkaba nabasha kuririmba indirimbo zose z'Imana zibaho. Yego nzi mu mutima wanjye rero ruhande zaranyirangaretse ukarekera ukumva byuze mu mutima wawe harimo akantu k'umunezero kandi nta kindi kintu cyabaye kidasanzwe. Yego Imana ishimwe ko byibuze ugira icyo gihe kumva urishimye kumva nyine ubuzima ntukomeze bugushaririye ubuzima bwose. Yego wakoze cyane rero kudusangiza ubuhamya bwawe. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo Christelle ngira ngo ntabwo yashashwe kubitondekanya byose neza ku murongo uko byagiye bikurikirana, ariko ko yabishobojwe nuko nguko nizere yuko mwabashije kumukurikira, mwabashije kumva ubuhamya bwe, mwabashije kumva urugendo rwe. Ntabwo biba byoroshye, nyamuneka abantu rwose murera abantu nimba yemeje kurera umuntu ujye umurera neza. kandi uyu nguyu nta nubwo byari umuntu abantu batoraguye ku muhanda cyangwa hehe na hehe, none ni umuntu w'amaraso yanyu. Ntabwo rero umuntu nyine umuntu yakagombye nyine kumushyira ku ruhande kubera yuko mudasa, kubera ko mudafite uruhu rumwe. Uko byagenda kose niyo mwaba mudafite n'amaraso muhuje, mwese muri abantu. Twakagombye nyine kuba abantu kurusha kuba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mwakoze cyane rero mwese kumwabanye natwe, mwakoze kudukurikira muri iki kiganiro. Turibuze gushyiraho nimero ya Christelle sibyo? Yego ku buryo uzashaka kumuhumuriza azamuhumurize, ushaka kugira icyo amufasha azakimufashe.